Oui baby. Iyo ndakumva ahubwo simva. Okay. Mundi nta wa mugani. Ntacyo bivuze. Yesa ngari bivuze. Okay. Ahubwo mva kubwira. Yego. Shanaye ndagukumbuye pe. Yes babe. Okay, ahubwo ejo après midi haruko nyine twajya kuri lunch sibyo? Aha, diru zose nyine burabyumva twazipangirayo. Baby, what's wrong? Urankura kuri phone mu biki? Baby, ngambwira nawe. Usanze ni mundi yitaba nk'umukobwa hano, we wabifata gute? Umanshira inyuma mu maso ngewe. Abaye dufitiye umumaro nakureka. Abaye dufitiye umumaro nakureka. Hasoni. Ngo nukuvuga ngo nuko ngiye nta bushobozi mfite, nta kazi mfite, kama amafaranga niyo mpamvu uri muranci inyuma, right? Yego. Kubera ko ubwawe utabasha kwibonera akazi nk'umuntu w'umugabo. Akubwo nta ndisona ahubwo kunkura kuri telefone. Okay. Nk'umuntu w'umugabo. None why don't you respect as man? Ishyure bili za hano. Inzu nizu yishyure nk'umugabo. Ibintu byose nibize kumbazwa. Uri kunyumva neza? Ndabwo respect nkiri nk'umugabo. So kandi none ikindi kintu. Tunareke nayo mateko. Nizere ko wenda ibyo wagemo babonye akazi. Wankundiye se nese ni gute waba uvugana n'abandi bagabo ngiye nkajya muri interview nkabona akazi. Ni ngiye gwa akazi se? Nyine nuko biba bimeze. Ni kuvuga niba ugeze wenda nko mu nzu y'umusore. Sibyo mudasanzwe muziranye. For the first time ugomba kubanza nyine ukagira utuntu two gusora. Kabone nubwo waba uri sharp gute. Rone ko naje ko twashize ariko nushize natwe ni. Okay. Ibyo ntabwo nshaka kubisubiramo none ariko okay. By the way, ntabwo ari bwo twari tugihura. Ese kutambwiye ko komeze neza? Ubundi nakuriye muri famille y'abasilamu. Umusema arakubwira ngo wenda iho urugero ibiryo cyangwa se kuba wabwira umuntu ko yambaye neza. Nk'uko turi kuganira. Aba ari ibintu ndi bukubwire nyine dusoje ikiganiro utashye. Ari nayo mpamvu n'ibiryo bakubwira ngo banze urye nubimara ubone kubwira umuntu ko byari biryoshye. Kuko ushobora biba bitangaje kuba wabwira umuntu wenda ngo iki cyo kunywa kirabishye kandi urimo urakinywa. Birumvikana. Agata aho ngaho nifuzaga kukubaza se ugira girlfriend? Nazaza nkuno nza kwikubitanga nkabona narenze imipaka. So, what do you think when you look at me? I don't know. Ntabwo bizi umusore mwiza. Nise ako icyo mvuga ntushobora kureba umuntu ufite girlfriend ngo tubibye se. Uyitaho ntabwo ukeneye umuntu ko kwitaho. Hano ntabwo navuga ngo umukobwa wakoze kuramba. Umukungu wawe arabikora. Yego. Ntabwo mbizi. Ukura mufite. Reka musubize basi. Okay, yomba afite girlfriend already mba naramugo presence. Hako niba narabikoze means she's not there. Are you sure is there? Say type I don't know. Nibintu biba And you, why should I lie to you? I don't know. Ntabwo nakubeshya. Nkereka mwizere. Ufite kunyizera ko nta mpamvu nimwe mfite yo kukubeshya. Okay. Mvugana n'abandi bagabo. Gusigara uri muransengera ubu usigara uri manci inyuma. Are you serious bro? Birasekeje. Wowe urankura kuri telefone nta nakazi wabonye. Uravuze ngo bro. Sumva ibyo birenze. Banza umbwire. Akazi wakabonye ntabwo kabonye. Ntabwo nabonye. Again. Ubundi ufite icyo kibazo. Uje nta kazi ufite, uje nta. Yego, umugabo mwiza, karibu ku meza. Turarya iki? Turishyura iki? Ese muratoraguramo ikira? Ntabwo nta n'isoni uranabivuga. Navuga kuri telefone ukavuza induru. Nta masura abona turi gukora icyo kurya cyangwa turakura icyo. Ariko uziko Joseph Kobyano ari wishyuye inzu ejo bundi.
ukeka ko ntari kumutereta se kugira ngo amereze amafaranga ejo nzakore kuri stock yo mu nzu hano urabona turi kuri amafaranga ako nyine bebe twashaka ubundi buryo wenda ariko utanciye ubuhe buryo wowe umugabo ubwawe utari gushaka inzira ndayikura he ndayikura ahubwo se what about your husband umugabo wanjye se wambwiye ngo isafari azaza ryari ntabwo mbizi sure nta gitekerezo na gito mfite nubwo mugira gutya ngo muvugane se umugabo wanjye sinzi icyo yagize muri iyi minsi ntabwo mbizi gusa ntabwo tugifite communication ya mbere nyine bumve ko uyu munsi ari biti yanjye sure mbere yahaga agaciro agatumira abashuti banjye mama papa bakaza bakarya ariko ubu ngubu ntabwo mbizi niba nibuka n'ubwo uyu munsi ari birthday yanjye really like sinzi ko nyine hagiye mba numva muri iyi minsi nta muntu mfite ndumva n'igihe nyine look ntabwo uri wenyine sibyo ntabwo uri wenyine I'm here niba hari icyo ukeneye I'm here you can tell me you can trust me nyine niba turi inshuti nyine mu bihe nk'ibi ngibi ziba zikuri imbere right niba ugize ikibazo ukagira umuntu nyine urireyingaho so ndahari hano okay you can trust me really I can trust you gusa nyine don't ever say ko uri wenyine you are not right okay so what do you think najya kwereka mu cyumba cyanjye if you don't mind okay no problem no problem yeah you're welcome my friend urabyumvise nyine kwisanga mu cyumba cyanjye wenda ku munsi wawe wa mbere okay ni surprise kubera ko ari birthday yanjye really so ubu ngubu ngiye kugura cake okay the first gift is mine it's yours yes it's mine okay urabizi neza ntago guca inyuma hari umugabo uzina rwaryamane nawe mbarya renge narangiza kujya abanyero duceri nze ture ukuntu twabigenza ubuzima bwisunike cyangwa uragira ngiye ngute nigendere nabasanga ngiye ngasanga ahantu byuzuye kugira ngo nze maso ringe mu bintu byawe mbona hano uko byumvikana byo warampazi so ubu decision y'ibintu byose mubona right ntago negize nguhaga kubera ko iyo mba nguhaga ntago mba ndi hano ndi kugira ngo twubake urugo rwiza kandi rwumvikana uri kumwumva neza Sumbe bigi umaze umuhahira kuko ni byari ngombwa ko nyurira ahubwo wowe gute uzuko ukambuza nyine kwivugana n'aba bantu kuba mvuganye nawe usanze ndyamanye nawe naho ndi kumutereta kugira ngo nyire kuduciye ntuzaryamane turyamana se he ndashonje gami
amase niba ushonje ukaba uri kwanga ko ujya gusangira n'umuntu ukeka ko amafaranga ari buve ngaho ugenda ujye guha ujya kwikopesha n'udidore wa mugani tumaze no kumujyamo 7,000 ubwo sinzi aho amafaranga ari buve rwose kwihangana kurusha kunesha kandi ikibazo cyawe rega nsohoka hano ngiye muri interview y'akazi habe no kunsengera ahubwo wowe ugasigara gaho se nutisengera ubona ngiye nagufasha ikigo nawe gerageza wisengere. Okay, reka rero mfate telefone nshaka umuntu mpamagara aduha amafaranga duhaye kandi ujye wihanganira nyine izo call so nizere ko nibura wishimye icyo nashakaga ni ukugira ngo nyine udakomeza kumva ko uri wenyine. So nabigezeho. No, njyewe se ntabwo nananirwa aka kanya. Nabisho? Twakongera tukasubirayo. Even namara even the whole night or the whole day. What? That's me. And urabona uyu munsi ndifuza ko BD yawe nibura tuza kuyigaso. Nizere ko ufite time. Ndifuza ko nibura tuza kuyimara turi ahantu hari urusaku hari vibe. Yeah, buryo nyine uri bwumve ko utari wenyine. Are you ready? I'm ready. Can die. Ugomba uyu munsi kubyina. No, actually njye ntabwo nyine nzi kubyina ariko nkunda kuba ndi kumwe n'umuntu ubizi kandi ndabizi kubizi. Ya rukundo rero umuntu nyine ugatumenya akazi kubyina. Iyo mpano nyifitemo yo kureba umuntu nyine ngatambona what she's good at. Okay, ndagerageza ko ntabwo bizi. Really? Mbona nyine umeze nk'umuntu wakwikoza hirya hirya. Buryo club yose vuga iti ake. Aba bantu tubaho umwanya twe twigire ku ruhande. Ari ukuntu ugera muri club abantu barimo kubyina. Noneho nk'abo bakagatakomeje kubyina ahubwo bagata baba bafana. Yego nikomeze nanjye. Iyo ugeze ahantu bahita babafana. Biragaragara nyine nari nabibonye. Nibyo seriously seriously. Uyu munsi rero uri buze kunyigisha ku buryo nanjye ndi buve muri club namenye kubyina. Are you ready for that? I'm ready. Emera nutemera biragenda bitese ngo nawe ushaka umukobwa wahamagara none aduha amafaranga. Ko nanda yanziranye nazo. Amushatse kuvuga ko ngiye ndinda yasinziranye n'indaya. Kandi nawe rero mbona ntazi no kuvuga. Nawe mwese ndaye. Ubundi sinzi ubundi mbona ntazi. Ubundi ubwo ngubwo. Urabizi ndagukunda pe nuko mba nafushye nyine bya hato na hato. Kamuhamagare. Gusa no Cedric na okay kamuhamagare. Kandi akwene kuzajyana muri telefone. Mu buzima koko tuzabusaziramo tubyarana umwana wa mbere wa kabiri. So wagiye wihangana. Ni baby biteze. Ameze uteze. Asha nyine ndaguhamagara nise ko nawe aryo mamagare gamba ndi mu tuntu twinshi cyane rimwe na rimwe nyine nkabona ndi nguhamagara n'ijoro biye bitari bigaragara neza. Ako none nagira ngo kubwira ngo noneho ndabonetse ndahari none twapanga kubonana. Gusho wallahi none ndaza nambaye na kwakunda ukundi. Umva kwakunda ukunda pe byose byo bisubizi se byose nta kibazo cyo. Nanjye ndahari pe urihe ni kibazo kandi tuzi n'abandi. Okay, umva simba niso wabaye mpari nka vemine ku phone ma vemine nkubwire ndahita nkubwire vemine nta kibazo wowe imana nyine hari utuntu hari umuntu nshaka kubahereza duce n'ingeza mbwire. Sawa Yanya mabwiye batanyitana. Actually ngiye niyo ngeze ahantu mba ngira ngo nyine abantu bose babaye.
nagiye ku isoko. Nagiye ku isoko. umva ibintu narabikubujije kugenda ugasiga urugo rwawe njye ndaza nkisanga ibi niko nishatse se waje uri mu Rwanda i Kigali ndahari ndi hano mu rugo nta muntu umwe uhari ukomanga ukomanga niko uri he wundi isoko uri kuvuga ni irihe aho hantu hari abantu batavuga nagiye ku isoko ariko isoko ritarimo abantu ni irihe nuko ni supermarket kumvikana iyi saha irabura iminota 15 ngo yuzure iyo yuzure utaragera hano ubwo niyo wagiye Dekanze. icyo kirumvikanye Ego nabyumvishe. mukeneye hano mu minota ingahe mubone muri iyo minota Ego. ibi turabisubira mu kuhageza I know, I don't agree with this. It's fine, it's okay, relax, okay? Relax. Once only. There. It's okay. See you. So. Namaze kwishyiramo ko tunahita ari ngewe nawe. Ndabizi, sibyo? Ndabizi ariko ibintu nyine birahinduka, sibyo? Kandi ikindi umenye ko I'm married woman. Ibyo ntubyibagirwe. Mfite umugabo, mfite amategeko ngenderaho. Ndabizi twakoze ikosa, ntubifate nk'ibishyira umutima wawe cyane. Do you call it a mistake? Urabyita ikosa njye nawe kuba twahura? Urabyita ikosa? Ni ikosa kubera ko Okay, it's okay, ujya kuri. Njyewe mfite gift nawe guteguriye for tonight, okay? Nibura se ushobora kuza kumpa iminota nubwo ya bitanu receiving gift naguteguriye ya PD yawe, please. Just iminota 5 nguhe gift yawe usubiye mu rugo. Ntabwo nshaka ko hari ikintu umugabo wanjye akeka cyane. Nta kintu akeka iki, nta kintu ari bukeke, sibyo? Nta kintu ari bukeke. Just iminota 5 nguhereze gift yawe usubiye mu rugo. I'm not please. So sorry. Listen. What's Yewe icyo nakubwira umve ko ndi serious. Nuramuka utampaye iminota 5 uza hano twari gift naguteguriye. Ari we nayiteguriye. Ndaza kwigusangisha wanyu mu rugo. Ko? Ndaza kwigusangisha wanyu mu rugo. I'm serious. Niba ari we nayiteguriye niwe nayiteguriye. So iminota 5 yonyine yo kuza ugafata gift ukigendera. Ibyo si ibintu byoroshye. None se ni ikibazo gihaza. Kihe cy'iminota 5 ko iminota 5 ni ikibazo? Please, menye ko ndi umugore ufite umugabo. Umugabo wanjye uramuzi wowe. Mfitanye ibibazo n'umugabo wanjye I understand ibyo ndabyumva ariko iminota 5 just 5 minutes. For this time I'm serious. I really need to go. You are joking. Menye ko ndi umugore w'umugabo, please. Nutaza ngo tware gift naguteguriye. I'm coming to your house. You are joking. I'm serious. Mwese mufite iki kibazo. Njye ndashaka kuza hano ureceiving gift naguteguriye, that's all. Then? That's all. And then? That's all. No, listen. Okay, what if we hit my issue?
ntabwo bishoboka bidi yawe uyu munsi right